Are these people with you? Our convoy is the jeeps and the trucks. I'm sorry. I've orders. Mbahaye ikaze bakunzi bacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze tariki 9 Mata 1994. Tariki 9 Mata umwaka wa 1994 leta y'abicanyi yakomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba abatutsi hirya no hino mu gihugu. Inyandiko tujye gusoma uyu munsi iragaragaza hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hiciwe abatutsi tariki 9 Mata 1994. Tariki 9 Mata 1994 ingabo z'abafaransa baje mu cyo bise Operasiyo Amaryllis zatereranye abatutsi mu maboko y'abicanyi. Tariki 9 Mata nibwo icyo abafaransa bise Operasiyo Amaryllis yatangiye mu Rwanda kugera tariki 12 Mata. Igisobanuro cy'iyo operasiyo kwari ugucyura abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operasiyo yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare n'intera hamwe. Izo ngabo z'abafaransa zarebaga abicwaga nyamara nibigeze babatabara, barabaretse baricwa bikomereza gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe bahasize benshi babasigira intera hamwe. Hari abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'abasirikare b'abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri barriere bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'abafaransa. Imiryango harimo abashakanye hagati y'umufaransa n'umunyarwanda barabatandukanyije, abanze gutandukana barabasiga. Mu marira menshi abagore bashakanye n'abanyarwanda basabye ko abo bashakanye n'abana babo babatwara baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa cyane cyane abatutsi barasigaye, abenshi baricwa. Nyamara ambasade y'Ubufaransa yafungura imiryango yayo, umuryango wahoze ari perezida, abari mu twabicanyi bashyizweho na leta yari iriho, ndetse n'ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu. Abatutsi bageragezaga kandi kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa, barakubitwaga bakabasubiza inyuma, intera hamwe zikabica. Abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi Ruferi na Saint Agathe yari Agatha Kanziga umugore wa Habyarimana barabatwaye, ariko Ubufaransa bwima ubuhungira abana ba nyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze iminsi 2 yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bayobowe na Major Bernard Nuyahaga. Icyemezo cyo gucyura abafaransa n'icyafashwe indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa cyangwa se iminsi 2 yakurikiyeho. Icyo cyemezo cyafashwe n'abanyepolitike bashakaga guha ingufu ingabo z'u Rwanda zari ziri ku rugamba. Uwo munsi kandi umuryango wa Habyarimana n'abandi baheza nguni buri indege z'abafaransa bajyanwa ibangwi bakomereza i Paris. Munagondwa z'abajenosideri batwaye n'ingabo z'abafaransa harimo Felicien Kabuga wabaye umushoramari wa jenoside na Ferdinand Nahimana wabaye umukangurambaga wa jenoside. Bombi kandi bari mu bashinze RTLM yakoreshejwe mu kwamamaza ikorwa rya jenoside. Tariki 9 Mata 1994 habayeho ishyirwaho rya guverinoma y'abicanyi yari iyobowe na Kambanda. Mu gitondo cy'itariki ya 8 z'ukwa 4 Bagosora yakoranije abayobozi bagize Hutu Power kugira ngo bashyireho guverinoma, bose bavaga mu mashyaka y'abaheza nguni. Ishyirwaho ry'iyo guverinoma ryabereye muri ambasade y'Abafaransa. MRND yari hagarariwe na Matayo Ngirumatse, Edouard Karemera vice president we na Joseph Nzirorera umunyamabanga mukuru. Ni mu gihe MDR yo yari hagarariwe na Frodouard Karamira, Donati Murego, PR ihagarariwe na Justin Mugenzi na Agnes Namabyariro. PST yari hagarariwe na François Ndungutse na Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki. PDC ihagarariwe na Jean-Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda na Gaspard Ruhumuriza. MRND kandi yashyizeho Dr Theodore Sindikubwabo nka Perezida wa Repubulika, Bagosora nashyiraho Jean Kambanda ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Iyo guverinoma kandi yari ifite gahunda imwe gusa, harimo gutanga umurongo w'uko jenoside igomba gukorwa mu gihugu cyose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora jenoside no kuyisobanura mu mahanga. Tariki 9 Mata abatutsi kandi biciwe kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti Igikono muri Kigali. Tariki 9 Mata 1994 intera hamwe n'abasirikare barindaga Habyarimana bishe abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti Igikondo bagera kuri 500, ndetse kuri uwo munsi ingabo za Loni ziboneye ubwicanyi bwakorewe abatutsi biganjemo abana muri Kiliziya Igikondo. Uyu munsi kandi ni nabwo abasirikare ba leta batwitse abatutsi bari bahungiye mu mudugudu wa Nyakabanda munsi ya Hotel Baobab. Ikinyamakuru cy'Abafaransa Liberation nicyo cyambere kandi cyise ubwo bwicanyi jenoside, mu nyandiko yanditswe n'umunyamakuru Philippe Sepi wari mu Rwanda igihe cya jenoside. Tariki 9 Mata kandi abatutsi bakomeje kwicwa ahantu hanyuranye mu gihugu, harimo muri Kibungo, Kigali, Ruhengeri ndetse na Kibuye. Kuri uyu munsi kandi abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama na Kabare mu karere ka Kayonza, kimwe n'abari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Kabuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo barishwe. Intera hamwe zishe abatutsi muri segiteri Nyagatare mu karere ka Nyagatare, ndetse n'abari bahungiye kuri Paruwasi ya Zaza muri Kibungo guhera tariki ya 9.
9. Ubwo bwicanyi kandi bwarakomeje, ababarirwa hagati ya 500 na 800 nibo bishwe. Guhera tariki ya 9 Mata interahamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye ikiramuruzi mu karere ka Gatsibo hamwe n'abari bahungiye ku musozi wa Nyamagumba muri komine Mabanza muri prefecture ya Kibuye. Mu minsi yakurikiyeho hishwe abarenga 12,000. Kuri uyu munsi nanone kandi hishwe abatutsi bari bahungiye Inyabikenke ku biro byahoze ari by'umurenge wa Karama muri Bumbogo ndetse n'andi hantu hatandukanye harimo Icyabingo muri prefecture ya Ruhengeri, muri centre y'ubucuruzi ya Karamano mu Mataba mu karere ka Gakenke, ku rusengero rw'Abatisiti rwa Rusiza muri Kabumba, prefecture ya Gisenyi muri Kiliziya ya Nyundo mu nkengero zayo, ndetse no muri maternité ya Nyundo muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu. Ahitwa mu Kivuruga muri komini Cyabingo hari huza abasirikare batangiraga abatutsi bageragezaga guhunga. Uretse aho kuri bariyeri abatutsi kandi biciwe Icyabingo na Busengo, interahamwe zabishe zazaga kuri kaburimbo ahitwa kuri Mukinga zifite ibiganza byabo zamaze kwica, zigakomereza Rwaza mu yari komine Ruhondo kwica abandi. Tariki 9 Mata 1994 ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwarakomeje hirya no hino mu gihugu bukorwa kimwe, no kuvuga kwitwa umututsi wese yishwe, ndetse abenshi bishwe bahunga. Kuri iyi tariki kandi abenshi biciwe mu nsengero na za kiliziya kuko abantu bibeshyaga ko bashobora kuharokokera.